uyu munsi tugiye kwiga stress. Ese stress ni iki? Abantu benshi dukunda kubivuga ariko ntanikeza ko abantu benshi dusobanukiwe neza igisobanuro. Ese stress ni gute idutera ibibazo, ni gute itera indwara? Ese ni iki nakora kugira ngo stress itantera indwara cyangwa itaza kungiraho ingaruka mbi? Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe. Njye nitwa Gami the Psychologist, in YouTube channel ukora ubumenyi bujyanye na psychology cyangwa se umenya muntu n'imyitwarire y'ubuzima bwo mu mutwe. Ukore subscribe n'ukundi ibyo turimo turavuga, ukore like, ukore na share. Ese stress ni iki? Ubundi gusobanura neza stress biragoye kubikora igihe utasobanuye ibintu bibera mu mubiri w'umuntu igihe afite stress. Iyo umuntu afite stress, ibintu bibera mu mubiri biratangaje. Icyambere ni uko umubiri uba uri emergency mode cyangwa se muri mode yo gutabaza, muri mode yo gukora ibintu byihutirwa gusa. Tekereza igihe uri mu nzu ukabona inzu itangiye gushya. Ikintu cya mbere ukora ni ikijyanye no gutabara ubuzima bwawe. Ntabwo ujya gukora ibintu ngo reka nsinzireho gatoya kandi inzira irashya. Ntabwo, biragoye ko wakora ibyo bintu. N'umubiri rero iyo uri muri stress, uri muri mode nk'iyo gutabara cyangwa se mode ya emergency. Niyo mpamvu urugero rwiza kumva umuntu uri muri stress, niba ubonye nk'inzoka uri mu nzira ugenda, ushobora kubona umuntu arasimbutse, arirukanse kubera yuko umubiri wahise ukora ibintu bituma ubasha guhunga ibyago byari bikwegereje. So ibyo rero bituma iyo umuntu afite stress, umubiri uba ugomba kongera umuvuduko w'amaraso. N'urugero, umubiri uba ugomba kongera uburyo arimo arahumeka, ukagira ibyuya kugira ngo ubushyuhe n'ikibi bigabanuka igihe urimo urahunga ibyo byago. Amaraso, umuvuduko wazamutse, nari maze kubivuga. Hari ingaruka nyinshi. Umubiri uri muri stress hari uburyo uba witwaye bitandukanye n'umubiri utuje. Ubwo nibwo buryo bwa mbere bwiza bwo gusobanura stress, kuko unasobanura impamvu stress ishobora kugutera indwara. Ukurikije uko nsobanuye stress, wakumva yuko stress ari ikintu cyiza. Ariko iyo stress imaze igihe kinini mu mubiri wawe, iba ishobora kugutera ibibazo. Kubera iki? Umubiri uba witwaye nk'aho urimo uratabara, bigatuma ibice bimwe by'umubiri ari byo bikora, ibindi ntibikore. Urugero, niba urimo urahunga igisimba kirimo kirakwirukanka, biragoye ko wagenda uri kurya, kuvuga uti kagenda ndi kurya imbuto cyangwa se umugati n'iki. Icyo gihe umubiri uburyo uba witwaye, uba wakoze ku buryo ibice by'umubiri bitari iby'ingenzi biba bitari gukora. Kuvuga ngo ibishinzwe igogora, digestion, biba byabaye bituje. Ibishinzwe kurinda indwara n'urugero, biba byabaye biretse, kubera yuko umubiri ntabwo ufite umwanya wo kujya kwita ku bintu by'igihe kirekire. Ndavuga uti ibi byago nibirangira, ibintu nzabyitaho nyuma. Niyo mpamvu igihe umuntu amaze igihe kinini muri stress, ushobora kubona haje ibibazo bijyanye n'urugero n'igogora, ugasanga hagize ibibazo bijyanye n'igifu n'urugero, ugasanga ubwirinzi bwe bw'umubiri n'urugero bwagabanutse, ugasanga ibibazo bijyanye na reproduction n'iyororoka ugasanga bitangiye kuza, kubera yuko wamaze igihe kinini muri stress, ku buryo igihe kinini umubiri wakimaze uri kwita ku byago runaka kurusha uko wari ugomba kwita ku ibyo bintu. So ukuntu umubiri uteye, impamvu tugira ibibazo byinshi, ingaruka nyinshi ziturutse kuri stress, ahanini biba byatewe n'uko umubiri wagiye muri stress, hanyuma wibagirwa gusohokamo. Ahanini ni nacyo kibazo cya stress. Iyo umuntu avuze ati ngira ibibazo bya stress, ahanini icyo kibazo kiba cyabaye. Urugero, umuntu ashobora kugira trauma, hanyuma umubiri ukaguma muri state nk'aho ufite stress. Icyo gihe ashobora kugira ikibazo gituruka kuri stress. Ishobora no kuba n'ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, actually nk'iyo bita PTSD cyangwa indwara zihungabana n'urugero, ariko bishobora kuba n'ibindi.
ibibazo bya anxiety by'ubwoba n'urugero kubera ko umubiri wahoze muri ya mood yo kuba nkaho ushaka kugufasha guhunga. So ibyo bishobora kugufasha gusobanura stress n'impamvu umuntu ashobora n'ibibazo stress ishobora kugira, n'impamvu stress ishobora gutera ibibazo bituruka mu gusinzira, kuko nta wasinzira ufite ibibazo, mu gusaza vuba kubera yuko umubiri wamaze igihe kinini utitaye mu kugusana ubwo wagiye gukemura ibibazo runaka. So nibihe bibazo bishobora gutuma umuntu agira stress? Ni ibibazo bijyanye n'ubuzima ibyo ari byo byose, biterwa n'umuntu ndetse ntabwo abantu bose bagira stress. Umuntu umwe ashobora kuba ku kazi kamu stress ariko ugasanga stress ayimanaginga neza, gusa ku kazi n'urugero nta hantu umuntu ashobora gukura stress. Mu rugo, haba muri relationships cyangwa se abantu mubana nabo, hari ubwo aba ashobora kubagoza kunye cyangwa se akubwira amagambo ashobora gukangura ya mood ya stress n'urugero. Ibibazo byinshi bitera stress ni ibibazo ubundi bigiye kirekire, ikintu kiguhoza ku nkeke. Hari urugero rwiza umuspsychologist umwe witwa Robert Sapolsky, ino video ni nayo ishingiye ku bitabo bye, akunda gukoresha urugero rw'imparage zebra. Iyo imparage intare irimo irayirukansa iba ifite stress iri ku rugero rwo hejuru, ariko iyo ibashe kuyicika ya stress itishira igahita isubira muri mood ituze, igahita isubira mu buryo butuje. Ni kubyakwiye no kugenda ku bantu, ukagira ibibazo byaba nk'ibiretse umubiri ukongera ugatuza. Ariko iyo ikibazo cyabaye kirekire umva yuko icyo gihe biba bidashoboka, icyo gihe uba ukeneye uburyo bundi bwo kugufasha gutuza. Ikindi kibazo gikunda kubaho ni uko ushobora kugira ikibazo ugasanga nubwo ikibazo cyanarangiye umuntu yakomeje kuba muri ya etat stress, nabwo icyo gihe ukeneye uburyo bushobora gufasha umubiri gutuza, gusubira mu buryo budafite stress igihe kirekire. Ibyo rero biruze kutugeza ku bintu umuntu ashobora gukora kugira ngo managing stress, cyangwa se kugira ngo izo stress zose tugira zitatugiraho ingaruka mbi. Birumvikana icya mbere wari ukwiga gukaruminga cyangwa se guturisha umubiri wawe. Abapsychologists bafite amatekinike menshi nigeze kuvuga ku kiganiro kijyanye na meditation n'urugero. Hari abakoresha uburyo bwo guhumeka n'urugero. Ayo namwe amatekinike agamije guturisha umubiri mu buryo buri physical. Ikindi kintu abantu bashobora gukoresha igihe bashaka kumanaginga stress, cyangwa se badashaka yuko stress ibagiraho ingaruka, ndetse batanashaka yuko umubiri ugera mu test ya stress ngo umare igihe kirekire, ni ikintu kijyanye no kwiga kugira ubumenyi bwo gukemura ibibazo runaka. Kubera yuko kimwe mu bintu bituma umubiri uguma muri stress ni uko uba wizeye yuko ikibazo umuntu afite adafite uburyo bwo kugikemura, niko umubiri uba watekereje. Ubundi stress hari n'abayidefinisa yuko ari ukubona ikibazo utekereza yuko bigoranye ko wagikemura, icyo gihe bari stress. Niyo mpamvu ubukene n'urugero bushobora kuba isoko ya stress iri hejuru, kubera yuko akenshi umuntu ari mu bukene aba yumva nta mahitamo afite y'ibintu byo gukora. So imwe muri strategy yo kwiga gukemura ibibazo bijyanye na stress ni ukwiga gukemura ibibazo bindi bishobora kugutera stress. Kumva yuko ufite ubushobozi bwo kuba wakemura ibibazo runaka, hari ngo uri kubikemura, kumva yuko ufite ubwo bushobozi ndetse ukanagerageza kugerageza kubikemura. Niyo byakanga kubikemura, ariko kugerageza kuko nyine ni ikintu kigabanya stress. Hari ibindi bintu byinshi birumvikana ashobora gufasha kumanaginga stress. Gukora siporo, kubera ko siporo igabanya y'ama chemicals ari mu mubiri abwira umubiri kuri muri stress, ama hormone nka cortisol. Iyo wakoze siporo arayigabanya. Kuruhuka n'urugero, ugasinzira neza, kubera ko umubiri urushaho kwisana, gukora ibintu mu mubiri udakeneye. Ibyo byose ni ibintu abantu bashobora gukoresha
kugira ngo bagabanye stress. So tugenda tubijya imuzi uko tugenda tuganira. Nizere yuko wakoze subscribe kugira ngo utazagucika. Nitwa Gami the Psychologist. Niba wakunze content, kore like, share, naduhe n'ibitekerezo. Ese urabona stress wayisobanukiwe? Ni cyo kibazo ufite? Ese ni icyo ukoresha kugira ngo ubeho ubuzima bwiza butagira stress? Ushobora kutwandikira ukaduha ibitekerezo tugira tuganire. Murakoze cyane, naho ubutaha.